bakunze ba Isunge TV tugiye kubigisha ukuntu umuntu akora amandazi mu rugo agakoresha udukoresho turi roko dusanzwe bidahambaye, nta mafuru ntaki, n'ibikoresho bisanzwe. Turabifashwamo n'umugabo bita mwarimu Nzovu, Maître Nzovu, Teacher Nzovu. Ubwo rero turabararikira gukurikira iki kiganiro, ni cyiza kandi tubafitiye byinshi tugomba kubigisha. Iyi ni ifarini. Iyi farini ikora iki rero? Ikora amandazi, ikora iki? Ivamo amandazi, igavamo na capati. Na capati n'imigati. Ngaho rero, iki ni igikoresho cya mbere cya gikora. Aka kamara iki? Akaba kita chipusi, gatuma amandazi yoroha. Aka ko kamara iki? Kita capa amandazi, gatuma amandazi atamanyagurika. Hari akandi kantu mbona ntazi ubwoko. Bayita pakimaya n'umusemburo. Pakimaya n'umusemburo. Utuma byo bimera bite? Uyu utuma ni rivire, utuma amandazi azamuka agatuma. Akazamuka. Iki gikoresho se ko ndewe cyitwaje cyo gikoresha iyi ni rushe yarura amandazi. Ndabona harimo n'imyenge. Hari n'amavuta byo birigaragaza, amavuta yagezweho ya original, yani super turi bwifashishe. Ino sukari, isukari turashyiramo irobo. Igatuma biryoha cyane. None se ko dushyiramo isukari, nkabona wazanye n'umunyu, bimeze bite? N'umunyu ngomba kujyamo ubukenewe. Kugira ngo byongere uburyohe. Okay, rero twatangira. Nkwereka uko yafarini ivamo amandazi rero. Warangiza ubivangiramo cyarimwe, komeza. Warangiza ugashyiramo isukari. Ubwo isi yaza kuba nyinshi, urugero rwayo. Ndayigabanya ngiye kwiganyira wibireba. Hagakurikiraho iki? Hagakurikiraho umunyu. Wasa se waza kuba mwinshi ubwo? Ndawugabanya nawe. Hagakurikiraho capa amandazi. Ese imbere ibimeze gute? Aba ari agafu. Ariko kose karageramo se? Kamaze mbere kuri aka kasigaye. Umenya quantité yo gushyiramo ngana gute? Ubwo nshyizemo aka gace, ndongera akandi gace hano. Ubwo byuzure capa amandazi yose. Hari gituma ngo bigira gute? Amandazi atamanyagurika bubuce. Atabubuce. Niturangiza gushyiramo capa amandazi, dushyiremo umusemburo. Ruvire. Kuvuga ngo mu biro bibiri turashyiramo udufuniko tubiri dutuma amandazi azamuka atumba. Niturangiza gushyiramo ibi rero, tuhita dushyiramo aya mavuta atuma amandazi yoroha. Imbere bisa gute? Imbere nyine araba ameze neza aryoshye. Bayita chipusi. Turashyiramo ingana gute? Nanjye mbe mwanyura kandi shyiramo nta kibazo. Ko ndeba bisaba ubuhangara. Turashyiramo yose. Mu biro bibiri hajyamo amagarama angahe? 200. Ubwo ni ukuvuga utu tuntu tune twose. tune. Okay. Na kariya gace ngiye byanyinaniriye. Nkarangiza. Byanyinaniriye. ubu biro bishyikaho byivange byose. Ubu muri make ngiye gushyamo amazi nyine mvange. Kanyange.
ubwo se bije kuba wenda amazi abaye menshi si byasurura ariko mfite amazi ngiye gukoresha ni ingano yayo ku byo bitari bisurure rero ngiye gutangira gufunyanga sukamo utuzi duke ze kumbwira ndakubwira wewe nge ndayumva naye ndayazi ko nugufunyanga tufunyanga amandazi icyo bita guponda guponda none se bakoresha amazi ashyushye akonje bakoresha amazi akonje ukoresheje ashyushye se umusemburo wawe utwika kuko wakoresheje rovire ikoresha y'abashinwa naba narekeraho burikiyeho igipondo kimara nk'amasaha nk'angahe kugira ngo gishye ntayo shyiramo utundi tuzi hano ubwo bibarizwa mu minota rekeraho nko mu kiro kimwe havamo nk'amandazi angahe ari ku bundi kiro kimwe ubwo imbaza ku biro 2 ni ibiro 2 niyo twahereyeho bavanga nk'amandazi nka 70 ko numva abakora amandazi bungukara ubwo se hari abantu bajya bambwira ngo banashyiramo n'amagi amagi ajyamo muyo nyine ajya mu gipondo ajya mu twayameneyemo hano ariko kubera ko aya mavuta twakoresheje nayo arakaze ubu warizana se twarishyiramo ntabwo urizanye twarishyiramo kandizane wenda ukarimena gutya ubwo ntabwo byapfuba warangiza ukarivangamo gukemo iki ubwo ingano y'amazi yarangiye nta mazi asubiramo ese ko mbona ushyizemo nka rimwe nkabona bibaye umuhondo ushyizemo menshi bya nk'icumi cyangwa 20 kuretse ushatse gukora nk'umurete yawe ndabona ari byiza pe cyane use harakurikiraho iki noneho ubu tugiye gukata amandazi ubu se birahiye birahiye nta kintu gisigaye ko nzi se bishya umuntu bitagifata ku muntu nuko dushyizemo igi igi ritari cyoroshye nje numvaga babireka bikabyimba aho bakora amandazi ahandi hose nagiye bakabireka bikabyimba bikaba binini ubundi musemburo w'icyo gihe tuzamuka ukabyimba urangiza gufunya ngo ukate unutse ano mavuta nayo kugira ngo bigende bite aya mavuta nuko ngo kiye gufata nk'bafu buno nuko nkikata uragikatira ku meza uragikatira he ndagikatira ku meza ubwo no kugira ngo n'ameza bitaza gufataho ndabona rero turangije guponda icyo bita igipondo ngo ntagufunyanga niko mwarimu yambwiraga byanejeje cyane kuba ngiye kumenya gukora amandazi ku buryo nanjye namenya gukora amandazi nayacuruza nayarya mu rugo n'umuryango byaba byiza cyane ubwo rero mwarimu reka tumureke akomeze adufashe kwigisha abantu gukora amandazi mu rugo batagiye kure batagiye ku buryo buri wese yazajya yikorera amandazi akoze tayari rero ameza ndayarangije mwarimu ko ndeba se ushyizeho amavuta ku meza byo bigenze bite amavuta ni ukugira ngo igifunyango kidafata ku meza mbese amavuta arinda kugira ngo bidafata ku meza ubwo ukahita ugira gutyo ukagikanda ukakirambura icyo bita kukirambura ese uno mwuga umazemo igihe kingana iki ko mbona ubizi cyane mazemo igihe kinini ese nta kampani yari yakorokirita burundu ko ndeba ubizi cyane
reka ntabarantwara kubera ko nkorera mu cyaro. mu cyaro. ubwo rero ku musozo rwose uratanga nomero yawe kugira ngo n'abantu bazajye bakwifashisha mu gukora amandazi. tugiye gutangira gukata rero. ibi byigije hehe na hehe? ndabyigizayo rwose nta kibazo. ngiye gutangira gukata. nyine nashyira hano. ubwo ntabwo waza gukata ameza. oya ngiye gukata amandazi rero. ndabona rwose bifata igihe gitoya cyane. ibiro 2 by'amandazi 70. ubwo dutegereje ko amavuta ashya cyangwa acamuka. amavuta ko acamukamo tugashyiramo amandazi. acamuka byagenze bite ko ndeba biterwa n'umuriro uko urimo kuwungana. ariko inyotsi ngiye gushyiramo andi amavuta ko yacamutse. byo gushyiramo yari yacamuka se? ntacyo ariko birazamukiramo nta ribi. kandi irindazi iyo barishyizemo riza guhindura ingano. rirazamuka naryo rikabyimba rwenda. mu gifaransa babyita dilatation. ndarekeramo ngabona habyimira. nta muntu ashyizemo inyanya byarugenda bite? ntabwo bibaho mu mandazi. ni ibibazo by'amatsiko, none se umuntu uko dufite umupfundikizo w'isafuriya washyiraho hari ikibazo? ntabwo wapfundikira amandazi kuko ukenera kuyahindura afashe irangi. umukanda atangiye guhindura nafata irangi. ubu turacyakomeje kwiga ukuntu bakora amandazi. noneho dushyitse mu gihe cyo guteka amandazi kuko kuyakora ndabona bisa nkaho byarangiye. ubu icyo ntegereje ni ukurya amandazi arimo amagi, amandazi ameze neza cyane. urabona uko yangana agaterwa katari kangana. ndakubona bigenda biba binini. ubwo ryabara ryo turaritegereza mu minota mike. ni mike cyane rigiye guhita riboneka nabyo rihinduke. natangiye guhindura rero. wabibonye ko yatangiye kuzana isura. urabona ko atasaga nk'uko yasaga, yazanye isura. ndakurahiye wagira ngo namwe yo kwa Hajati. ushyiramo umuriro mwinshi kugira ngo amandazi ashye amavuta adashira. araryoshye cyane ameze nka biswi. sinjye warota ryavamo ndarirya. dukurire nka miramaritiro. ngiye gutangira kwarura ayahiye.
tugiye gushyiramo ayandi ubu ngubu. babanza guteruraho uteruraho iyo amavuta yacamutse akahiye. turongera dusubizeho, ngiye kuzana ayandi. ngiye kurekayo. kurya irindazi zimaze gukora. ndabona rimeze neza. yega irindazi riryoshye, riraryoshye cyane. amandazi araryoshye. ubu hagiye gukurikizaho kuzajya tuyacuruza. ubu ni ugucuruza gusigaye. amandazi araryoshye, agasukari kagereranyije n'akunyu. mwarimu mwakoze cyane ku kazi gakomeye ukoze ku munsi wose, rwose urakoze cyane.